tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twashoje inyigisho ku gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Mu kiganiro cy'uyu munsi turatangira igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Turaza kurebera hamwe intangiriro y'iki gitabo aho dusangamo incamake yacyo. Turaza kwinjira gato kandi mu gice cya mbere aho tubona Zefaniya agaragaza ko akomoka ibwami. Mbere y'uko dutangira inyigisho yacu y'uyu munsi, reka tubanze dufate akaruhuko maze ngaruke mu kanya dutangira ikiganiro cyacu. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Zefaniya agerageza kwiyerekana neza kurusha abandi bahanuzi bato bose. Mu yandi magambo ni ugerageza kutubwira amateka ye. Habakuki yivuga gake ndetse nta makuru tuzi ajyanye n'amateka ye, ariko Zefaniya we atandukanye n'abandi kuko atubwira byinshi ku buzima bwe. Zefaniya asubira inyuma akavuga kuri sogokuruza we Hizikiya, tuzi nka Hezekiya wabaye umwami w'Abayuda. Mu yandi magambo Zefaniya akomoka mu gisekuru cy'ibwami. Zefaniya yerekanye neza igihe yandikiye igitabo cye nk'uko yakomeje kwigaragaza. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda. Hano hari mu gihe cy'umwijima ku gihugu cy'Ubuyuda. Ukurikije uko inyandiko z'Abaheburayo zitondetse, Zefaniya niwe muhanuzi wa nyuma mbere y'ubunyage. Magi atekereza ko Zefaniya yegeranye na Yeremiya na Mika nubwo abishidikanyaho. Igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya ntikizigera gifata umwanya wa Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yohana nk'igitabo cya mbere kizwi muri Bibiliya. Ubutumwa buboneka muri iki gitabo ntabwo buzwi cyane ndetse ntibumenyerewe, ndetse nta utashidikanya ko hari benshi babusomye, ndetse birashoboka cyane ko hari abantu benshi baba batarumva inyigisho cyangwa ikibwirizwa kuri Zefaniya. Igihe kimwe ubwo umukozi w'Imana Magi yari agiye kwigisha kuri iki gitabo ari ku cyumweru, yabajije iteraniro niba hari abantu baba barigishijwe kuri Zefaniya. Mu bantu bagera ku 3,000 bari bateraniye aho, abantu 2 gusa nibo bamanitse ukuboko bemera ko bumvishe inyigisho ya Zefaniya. Uko kwirengagiza ntiguterwa no gusuzugura cyangwa kutita kuri iki gitabo cya Zefaniya, ahubwo ntekereza ko iki gitabo cyakabaye gikundwa kuko gifite insanganyamatsiko imwe niyo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yohana yitwa intumwa y'urukundo, kandi uko tuzagenda twiga iki gitabo tuzabona ko Zefaniya nawe yari umuhanuzi w'urukundo. Birashoboka ko ibyo byakugora kubyemera, ariko reka nguwo umurongo ugufasha kubyumva. Umenyereye Yohana ibice 3 ku murongo wa 16, ariko se hari ubwo umenyereye Zefaniya ibice 3 ku murongo wa 17? Haravuga ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Ese aya magambo si meza? Nyamara igitabo cya Zefaniya gitandukanye gato n'ubutumwa bwiza bwa Yohana, kuko uyu murongo ugereranywa n'ikirwa kiri hagati mu nyanja
iri mu muraba. Amagambo menshi yo muri iki gitabo ateye ubwoba, ndetse birasa nkaho hari umwijima wendaga kuza. Igice cya gatatu gitangirana aya magambo ateye ubwoba agira ati, umurwa w'ubugome wanduye kandi urenganya uzabona ishyano. Aya magambo yanditse muri Zefaniya ibice 3 ku murongo wa mbere. Muri iki gitabo gito habonekamo ibihano byinshi. None ni gute cyavuga ku rukundo? Kubona igihamya cy'uko insanganyamatsiko y'iki gitabo ko ari urukundo byaba bisa nko gushaka ibitaboneka. Buhoro buhoro tuzagenda tubibona. Uburyo bukurikira bwasa nkaho aribwo budufasha kwiga Zefaniya, kuko buradufasha cyane. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera, Samirana, 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 usemerera, Imana yacu icyubahiro. Samirana, 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 usemerera, Reka turebere hamwe inkuru ikurikira, kandi iraza kudufasha gusobanukirwa neza iki gitabo. Ni inkuru isa n'iteye urujijo. Hari mu ijoro mu nkengero z'umujyi z'umwe mu mijyi minini ya Amerika, umwana w'umukobwa yari aryamye mu cyumba cye. Umugabo ukanganye mu maso yinjiye mu cyumba cye, hanyuma yegera igitanda cy'uwo mwana. Umwana abonye uwo mugabo mu isura ikanganye, umwana yagize ubwoba atangira gutaka cyane. Mama we yahise yiruka mu cyumba, hanyuma ahita yegera umwana we. Umwana yatitiraga anajugunya amaguru kuri nyina. Uwo mugabo yahise afata telefone ahamagara undi muntu ngo amufashe. Ako kanya uwo mugabo yongeye kwinjira mu cyumba, ahita afata ka kana k'agakobwa akatse nyina, ahita asohoka akajyana aho bategera imodoka. Umwana yari afite ubwoba yenda kurira. Umugabo yatwaye imodoka yiruka agera ku nyubako ndende. Iyo nyubako yari ituje kandi yijimye igice kimwe, ariko hejuru y'iyo nyubako hari icyumba kirimo umucyo. Umwana yahise ajyanwa byihuse muri cya cyumba kirimo umucyo, afatwa na wa mugabo bavuganiraga kuri telefone. Uwo mwana yaje gufatwa n'undi mugore, hanyuma aba bombi bamujyana mu kindi cyumba. Umugabo wari wazanye uwo mwana yasigaye hanze. Mu cyumba imbere, umugabo yashingaga icyuma mu bisebe by'ako kana gato. Ako kana kari karyamye kameze nk'akapfuye. Hano ushobora kwibaza uti, ndizera neza ko azafata uwakoze icyaha agahemukira umwana w'umukobwa kuko ari we munyacyaha. Nyamara hari amakuru tutabonye. Hari amakuru y'umugabo umwe tutabonye. Ikintu twabonye ni inkuru yerekana igikorwa cy'urukundo gusa. Nta yindi shusho ivuga ku rukundo twabona. Birumvikana ko byagutangaza wumvise mvuze ko inkuru tumaze kubona ivuga ku rukundo. Reka dukomeze iyi nkuru mu buryo burambuye, nibwo uza kubasha gusobanukirwa. Uyu mwana w'umukobwa yakangutse nijoro ari kubabara cyane mu nda. Uyu mwana yari afite ikibazo mbere, kandi muganga yari yabwiye ababyeyi be kumwitaho neza. Papa we niwe wihutiye kwinjira mu cyumba. Akimara kureba ububabare umukobwa yari afite, yafashe telefone ahamagara umuntu wo mu muryango ngo bahurire kwa muganga. Yahise ajyana uyu mwana kwa muganga, hanyuma amuha abaganga. Bamwinjije aho bavurira, bahita bamubaga byihuse. Hano bamukoreye ubutabazi bwihuse. Muri ibi byose, buri rugendo cyangwa ibyo se yakoraga byose byari igikorwa cy'urukundo kirimo umwanzuro wuje ubwenge. Muri iyi nkuru twabonye ko harimo igice kimwe cy'urukundo kijimye, ariko ntibikuraho ko ari urukundo. Se yakundaga umwana we cyane ku buryo muri iryo joro yamujyanye kwa muganga, hanyuma amugeza ku baganga babashije kumubaga. Bigafata n'icyumweru gikurikira ubwo yamuzaniraga indabo na bombo. Ibi byerekana igikorwa cy'urukundo
ubwo yamugezaga kwa muganga, kimwe n'igihe yamugezaga mu biganza bya mama we icyumweru cyakurikiyeho. Inshuti yanjye, urukundo rufata umutekano uhoraho n'ubuzima bwiza kandi buhoraho, rukabirutisha ihumure n'umunezero w'igihe gito tubona hano ku isi. Urukundo ruharanira inyungu z'abakundwa. Ibyo nibyo bigize iki gitabo gito cya Zefaniya. Urukundo rugaragara igice kimwe. Ni urukundo ruri ku ruhande rwijimye. Ni urukundo bamwe batabasha kubona. Nyamara reka nkubwire ko hari igice kijimye cy'urukundo rw'Imana. Nshuti yanjye, Imana ikora ibijyanye n'ibyo tuba twifuza. Muganga mukuru azashyira umwana we ku gitanda babagiraho. Imana izashinga icyuma kuri virusi yose yaba ishaka kwangiza ubuzima bwacu bwo mu mwuka cyangwa se kuri kanseri y'icyaha. Iki ni ikintu tugomba kwiga neza. Imana iradukunda cyane ku buryo idukuraho ibiturwanya nubwo twebwe biba bitubabaza. Rimwe na rimwe muganga wacu mukuru azatuvura atabanje kutubwira utugambo turyohereye. Gusa ugomba guhora wizeye ikintu kimwe. Iyo Imana irebye ikabona ko ari byiza ko njye nawe tunyura mu gikombe cy'imibabaro, ibikorera inyungu zacu ndetse n'ubuzima bwacu bwiza. Imana ntizabura kutwemerera ko tunyura mu gikombe kijimye. Umuntu umwe yabivuze mu magambo akurikira agira ati, Mana nta bundi buryo bwari buhari uretse agahinda, umubabaro n'ishavu. Nta bundi buryo bwari buhari uretse umusaraba. Nuko numva uturisha umutima wanjye nk'uko waturishije umuyaga w'i Galilaya. Ese ntiwakwihanganira itanura ningendana nawe mu muriro hagati? Nikoreye umusaraba nzi uburemere bwawo, nanyweye ku gikombe kubera wowe. Ese ntiwankurikira? Nzaguha imbaraga, ikintu usabwa ni ukunyiringira. Nshuti yanjye, Imana iradukunda cyane, by'umwihariko iyo iri kudukoreramo. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rurema. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa 6 niho havuga ngo, kuko uwo Uwiteka akunze ari wahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Mu yandi magambo, Uwiteka ahugura abana be akabahana ndetse akabahanura. Iyindi shusho ni uko Umwami Yesu yiyeretse abe mu cyumba cyo hejuru. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 uhereye ku murongo wa 1 ukagera ku wa 2 yaravuze ngo, ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Tugomba kwibuka ko Data yinjira mu buzima bwawe n'ubwanjye, hanyuma agakuramo ishami ryose ritera imbuto, kandi birababaza. Data ntabwo akuri hafi kuruta uko yakuba hafi, hanyuma akarinda umutima n'ubuzima bwawe, awurinda ibintu byose biwangiza. Umuntu umwe niwe wari ufite icyapa hejuru ku nzu ye. Kuri icyo cyapa hari handitseho ngo, Imana ni urukundo. Ikindi ni uko iki cyapa cyazengurukaga. Byumvikane ko umuyaga ari we wakizengurukanaga. Haje umuntu aramubaza ngo, ese ushatse kuvuga ko urukundo rw'Imana
ruhindagurika nk'umuyaga. Undi yazunguje umutwe ahakana muri aya magambo agira ati, sinshatse kuvuga ko urukundo rw'Imana ruhindagurika kuriya, ahubwo nshaka kuvuga ko uko umuyaga wahuha kose, Imana n'urukundo. Uyu munsi umuyaga uvuye hepfo ushobora kuza ugahuha ubuzima bwawe kuko Imana igukunda, ariko ejo hashobora kuza undi muyaga ugahuha ubuzima bwawe, kandi ibyo bibaye Imana yaba ikigukunze. Muri make uko byagenda kose, Imana n'urukundo, Imana izahora ari Imana ibihe byose. Haleluya. Aya magambo yavuzwe mu buryo bukurikira kandi busobanutse ku buryo nta wagira icyo arenzaho. Ayo magambo akaba yaravuzwe n'umusizi witwa Anne Johnson Flint. Ayo magambo aragira ati, Imana ntiyasezeranye ko ijuru rizahora ari ubururu, inzira zacu zigahora ziharuye. Imana ntiyigeze isezeranya izuba ritagira imvura, umunezero utagira agahinda, amahoro atagira kubabara. Imana ntiyigeze isezeranya ko tutazamenya ibishuko n'ibiruhije, ibibazo n'umubabaro. Imana ntiyatubwiye ko tutazihanganira imitwaro myinshi, impungenge nyinshi, ahubwo Imana yadusezeranyije imbaraga ibihe byose, ikiruhuko ku bakozi, umucyo mu nzira, ubuntu n'imbabazi mu rubanza, ubufasha buvuye mu ijuru, impuhwe zidashira n'urukundo ruhoraho. Nshuti yanjye, niba uri umwana w'Imana kandi ukaba uri mu gihe cy'imibabaro, menya udashidikanya ko Imana igukunda. Uko byaba bimeze kose, tutitaye ku bibazo byakugeraho byose, Imana iragukunda, kandi uko ni ukuri utabasha guhindura. Uburyohe n'urumuri bijyana n'urukundo ku kigero cyose, ariko ibyo ntibyerekana urukundo rwuzuye. Iteka urukundo rwigaragaza ubwarwo ku muntu ukundwa. Iyi niyo mpamvu bigoye guhuza urukundo n'igihano cy'Imana. Ikintu kizwi na benshi ni uko Imana ari inyembaraga kandi ikaba irengeye byose. Kamere yayo imwe irangwa n'urukundo, hanyuma indi ikarangwa n'umujinya mu gihano cyangwa urubanza rwayo. Ibi bintu uko ari bibiri bisa nkaho bitandukanye cyane ku buryo wakumva ko hariho Imana ebyiri, ni ukuvuga Imana y'urukundo ndetse n'Imana irangwa n'umujinya. Igitabo cya Zefaniya kirangwa n'umujinya n'ibihano by'Imana. Ibyo wabisoma muri Zefaniya igice cya mbere uhereye ku murongo wa 15, ukongera kandi ugasoma mu gice cya 3 ku murongo wa 8. Ariko rero habonekamo urukundo rw'Imana nk'uko wabisoma muri Zefaniya ibice 3 ku murongo wa 17. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Imana yacu icyubahiro. Reka turebere hamwe inkuru ishushanya urukundo ruri mu ruhande rutagaragara. Igihe kimwe ku munsi w'abamama, umukozi w'Imana Magi yanyujije amaso mu iteraniro, abona haje abagore benshi. Wabonaga benshi muri bo bambariwe uwo munsi, ndetse ntawe utavuga ko bari barimbye. Muri iryo teraniro hari harimo umugore umwe utari wishimye nk'abandi. Wabonaga mu maso ye hijimye, asa n'ufite agahinda n'umubabaro, nubwo yari umwe mu bambaye neza kuri uwo munsi. Dr. Vernon Magi yaje kwibuka ko ibyo byaturutse ku muhungu we wari utuye mu burasirazuba. Uwo mwana we yari umucuruzi uzwi cyane, gusa ntabwo yari umukristo. Uwo mwana ntiyumviraga nyina. Nyina yaramusengeraga mu buryo buhoraho kandi agasaba n'abandi ngo bamusengere. Magi yaje kwibuka ko igihe kimwe uwo mugore yaje akamupfukamira, akamubwira amagambo ngo, Magi, ndasaba Imana ngo izakize umuhungu wanjye. Ndasenga ngo izamukize
kabone n'ubwo yaba ari ku gitanda yenda gupfa. Yongeye handi magambo ateye ubwoba agira ati, ndetse n'ubwo Imana yashaka kumwica, ndasaba Imana ngo izamukize mbere y'uko ibyo biba. Uyu mubyeyi yifuzaga ko umwana we akizwa. Tekereza niba hari umuyobozi waruteze amatwi iki kiganiro. Ese uyu mugore ntiyari gufungwa bitewe n'amagambo avuze ko yifuriza umwana we kwicwa? Oya, ntabwo bari kumufunga. Amagambo yavuze ntabwo yari mabi, ahubwo yari amagambo y'urukundo. Uyu mubyeyi yifurizaga umwana we ibyiza gusa, kuko yakundaga umwana we cyane. Yari yiteguye kumutanga no kumubura agapfa, niba ariyo nzira yonyine yatuma umwana we abona agakiza. Uyu mubyeyi yifurizaga umwana we agakiza. Ubuhanuzi buto bwa Zefaniya bugaragaza urukundo rw'Imana rutagaragara. Ni Imana y'urukundo, ariko nanone ikaba Imana ihana kandi igaca imanza. Zefaniya atangirana amagambo y'urubanza, kandi nta kindi gihano uzabona kiri mu magambo akarishye nk'uko biboneka muri iki gitabo. Muri iki gitabo kigufi habonekamo ibitekerezo bibiri. Icya mbere, umunsi w'Uwiteka. Aya ni amagambo aboneka inshuro 7 muri ubu buhanuzi. Abanditsi ba mbere b'abahanuzi aribo Yoweli na Obadiya nibo ba mbere bakoresheje iyi mvugo. Abahanuzi bose barayitabaje barayikoresha. Noneho Zefaniya wa nyuma mu banditsi b'abahanuzi, mbere yo gufatwa bunyago kw'Abayuda, yaje kugarura aya magambo kugira ngo natwe tuyiteho cyane. Iyi mvugo ngo umunsi w'Uwiteka, Zefaniya yayikoresheje inshuro nyinshi kuruta abandi bahanuzi bose. Iyi mvugo ubwayo iboneka inshuro 7, ariko hari andi magambo ayishamikiyeho. Iyi mvugo kandi ifite umwihariko ku gihe cy'amakuba akomeye, aricyo bita Great Tribulation mu Cyongereza, bikazabanzirizwa n'ubwami. Gusa nanone umunsi w'Uwiteka uri mu gihe cy'ubwami. Igihe cy'amakuba akomeye kizasozwa no kugaruka kwa Yesu Kristo ku isi, aje gushyiraho ubwami bw'imyaka 1000. Ibi byose biri mu munsi w'Uwiteka. Igitabo cya Zefaniya rero kibanda cyane ku gihano cyangwa urubanza. Yoweli atangira ubuhanuzi bwe yerekana uko inzige zateye igihugu. Ibyo akabihuza n'umunsi w'Uwiteka uzaba mu gihe kizaza. Yoweli kandi avuga ko umunsi w'Uwiteka atari umucyo, ahubwo ko ari umwijima. Ku cyaha kijimye cy'umuntu niho Imana ikoresha inyuguti z'umucyo ikandika inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwanjye nawe. Icya kabiri ni ifuhe. Iri ni ijambo riboneka kabiri muri iki gitabo. Ifuhe ry'Imana ritandukanye cyane n'iryaca abantu. Ni ibintu bihabanye. Mu gufuha kwacu tuba dushaka gukora ikintu kibi. Imana igirira ifuhe umuntu wayo. Imana niyo yamuremye kandi niyo yamwishyuriye incungu, kandi Imana niyo yemeye ko bishoboka ngo umuntu akizwe. Ntabwo biri mu bushake bw'Imana ko hagira umuntu urimbuka, ahubwo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Imana ifuhira umuntu. Ariko abantu nibaramuka bateye Imana umugongo, nta kabuza izabacira imanza. Ikintu igitabo cya Zefaniya kigaragaza neza nuko Imana ihabwa ikuzo mu guhana, kimwe nuko ihabwa ikuzo mu gucungura. Abantu benshi ntibashobora kumva ko ibingibi bishoboka. Nyamara muri Ezekiyeli ibice 38 n'igice cya 39 havuga ku bihe bizaza aho Imana izahana Uburusiya. Ku murongo wa 16 dusoma ngo, maze uzazamuka utere ubwoko bwanjye Isirayeli umeze nk'igicu gitwikiriye igihugu. Ku minsi y'imperuka nzatuma utera igihugu cyanjye kugira ngo amahanga akurizeho kumenya. Igihe nziyerekanira muri wowe imbere yabo ko ndi Uwiteka, yewe Gogi we. Aya magambo yanditse muri Ezekiyeli ibice 38 ku murongo wa 16. Mu yandi magambo, Imana yari iri kuvuga ngo, ndenda gucira witeka iki gihugu kitazi Imana, kandi ubwo nzabikora nzashyirwa hejuru binyuze muri icyo gihano. Ayo ni amagambo akomeye y'Imana, kandi ku bantu benshi ameze nk'umuti urura. Gusa ni byiza kuri twebwe kuko bidufasha kumenya ibitekerezo, kandi tukazirikana ko inzira zayo, ndavuga inzira z'Imana, zitandukanye n'inzira zacu abantu, kandi ibitekerezo byacu bikaba bitandukanye n'ibitekerezo by'Imana. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana,
Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tuganire gato ku gice cya mbere muri iki gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Turasoma muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya mwene Kushi mwene Gedaliya mwene Amariya mwene Hezekiya ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Uyuda. Zefaniya yiyerekanye nk'umuntu uturuka mu muryango w'ibwami. Umwami w'Uyuda ari we Hezekiya yari se wa sogokuruza wa Zefaniya. Zefaniya yahanuye ku ngoma ya Yosiya. Iki cyari igihe kibijyanye n'ishyaka rya nyuma mu by'umwuka. Icyo gihe hariho ububyutse, ntibwari bukomeye kandi ntibwamaze igihe kinini, ariko ububyutse bwabayeho. Hari ikintu Zefaniya yari azi ku bwami bwa Amoni umwami mubi, ndetse hari ikintu yari azi ku bwami bwa Manase umwami uteye ubwoba. Yabonye icyo gihano kimanukira igihugu cye n'abantu be, kandi ubutumwa bwe bwari bukanganye cyane. Nshuti muvandimwe wakomeje kuntega amatwi, mu ncamake y'ibyo twaganiriye nakubwiye ko igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya kivuga ku rukundo rw'Imana rusa nkaho rutagaragara. Ni igitabo kigaragaramo ijambo umunsi w'Uwiteka, bisobanura igihe kizarangwa n'amakuba akomeye ndetse no kugaruka kwa Yesu Kristo aje kwima ingoma ye y'imyaka 1000. Ikindi dusanga muri iki gitabo ni ifuhe ry'Imana. Ifuhe ry'Imana ritandukanye n'iry'abantu. Abantu bafuha bagamije ikibi, ariko Imana yo twabonye ko ifuha ishaka ko abantu bose bakizwa. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kubera urukundo rwawe rwinshi dukunda. Umugambi wawe uhora ari mwiza kuri twebwe. Mana, ndagusaba ngo uduhe gutekereza ku buzima bwacu ndetse twita ku iherezo ryacu. Icyo duharanira ni ukuzimana ingoma na Yesu. Ndagusaba ngo dukomeze muri urwo rugendo kandi ukomeze kudusobanurira birushijeho umugambi wawe. Bana na buri wese uzakurikirana inyigisho tuzabona muri iki gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Ibyo niko mbisabye mbyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha n'ingaruka tuzarebera hamwe ibijyanye n'igihano cy'Imana kivugwa muri iki gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.